tugeze mu kibazo kitoroshye tugira ngo buri wese yicara tuzi wumva iki kibazo ukishyireho utekeze byakubayeho ndetse nuko wabyitwaramo muti byagenze gute. Umugabo yarampamagara nganiriza nambwa ati Vestine mu rugo rwanjye twakubiswe n'ubukene, bakubiswe n'ikintu bita ubukene, akazi ke karahagarara, yakoraga Abahinde barafunga bajya iwabo, mudamu yakoraga babaga mu ikode bafite abana babiri biga, umwe afite 10 undi afite 9 cyangwa se 8 gutyo. Inzu bayishyuraga 30 iragenda kubitamo amezi 5 barabuze kode, kurya bamaraga iminsi 2 cyangwa 3, cyeka hari nk'umuturanyi wabagiraga imwe akagaburira abana gusa, mugakirwa bunga shaka nanava n'ikiraka rimwe na rimwe agakibona ubundi akakibara, nakibona ntiyarezaga 2, yajyaga mu gakiriwe hano Kagisozi akirwa yikorera amabarizo, yikorera imbaho atwara abantu, hama kubwira ati no kubona 1000 ku munsi n'ibyahaga byoroshye. Igihe kirageze nyenza bamwe gatumba rero ntago inzu nayubakiye charities cyangwa se abakeneye nk'ubufasha, umvanje ndagira ngo igira mikoro ibyo urimo bireke, ntabwo nayubakiye y'ubufasha ahubwo nayubatse kugira ngo nanyifashe n'umuryango wanjye. Niba nta bushobozi mufite amezi 5 menshi ndabarika rwose, umva sinzabishyuza ariko mumvire mu nzu. Noneho abakubita surprise abasohora nijoro saa 12 n'ibintu byose yazanye abantu, umva yabahaye privé mugaswa azabonekira kabiranga abavanamo n'ibintu byabo byose. Umuturanyi arabacumbikira, umuturanyi yavuga ati nanjye nzongera intoya rero ndabacumbikira irya none ubundi mwikoce. Cyane tuvuga ngo inshuti, hari inshuti z'umumaro n'inshuti zidakenerwa mu buzima. Umugabo akoze ku inshuti ze zose, akora kuri mukuru w'umukire ufite amaduka mu mujyi wa Kigali, atereka reka nanjye umuryango wanjye aho ngeze nigeze ngufasha gusa ubushobozi kwe ngo hangeze, undi ati ndi mu kibazo muvandimwe, undi ati niko wigeze usura narwaye inshuro zinga wigeze ungeraho, none ubonye kuswe nibazo ngo amafaranga ntaye ngo haye kandi siko ntayafite, tayi kwe ngo nyaguye najugunya. Umukuru bose berimwe umukire, ubwo abana amaze iminsi 2 batarya. Anje we inshuti zose amagati wapi mwana natwe twarakubiswe. Noko yaje kwibuka umukire yigeze gukorera yubakisha, haciye igihe kinini, urumva yari nk'umufundi ariko kuriye abandi. Yego aramwuka avuga ati se bose ko twakoranye neza, wajya kumureba rwose ko no mu bukwe bwacu twakoranye nkiri n'umusore, ubukwe bwacu akanabutaha umuntu w'umukire nkuriya wajya kumurika buri kibazo mfite. Arifashe agiye asumya ku gipangu cy'abandi baramufunga, ashaka ndashaka kanaka, umugabo yari hari muri weekend. Arangije aravuga ati mba rero amutekereza ibibazo byose yahuye nabyo n'ukuntu nyine nabo baramucumbikiye batazaba bari burari. Uyu mukire anje amubwira ati kuba nagufasha amafaranga ntafite, ariko nanjye hari condition mfite kandi ugomba kuzubahiriza. Nabyishemo condition, ntabwo ari condition kuvuga ngo azamwishyura cyangwa se ashyireho interest cyangwa se inyungu, ni condition iteye gute. Yaramubwira ati ndabizi ko ufite umugore mwiza kandi umugore we namwifuje kuva kera, none urama umudamu wawe muryamane njyabane nawe iminsi 7 cyumweru cyose ngwereza 450 ugende wirwane wivane mu byo bibazo we guseba. Amugatura umugabo uburi nawe gucumbikiye nuze ko ushaka kugiye ugasanga nawe bajugunye ibyanyu hanze, ibaza noneho kuri bigiye kugenda. Umugore ndamukunda nanjye mfite uwanjye, ariko uwo mugore wawe ni mwiza, ufite umugore mwiza pe kandi ndamukunda, njya nkunda kumubona kenshi, ateye neza ndamwifuza. Shatse umugore se avuga ati shatse umugore se namura amafaranga ngiye kugwana yahunga n'indazi renze 10 cyangwa se abakobwa bizarusha wawe, ariko ni mu rwego rwo kugira ngo ngufashe
kuko n'ubundi sinakuguriza ngo uzanyishyura ntayo wabona, sinaguhera ubuntu umugore wawe iminsi 7 turyamane amajoro 7 hanyuma nguhereza amafaranga nyaguhe twandikirane urumva, hanyuma uyu munsi sinyaguye umunsi ndayaguha uko wamuzanye, Vestegwa ntago ciye mu ijambo twamufata nk'inshuti nziza. ntago ndasoza ubwo uritekerezo urakitanga mu kanya. Umugabo abyubisha yabisamira hejuru avuga ati abana banjye bapfe bajye ku imvura ibanyagire hanze ko umugore wanjye se yancuma akagitangira ubuntu. Agenda agira madamu aramubwira undi mudamu abanza kwanga umugabo ati mva mfasha nawe wifasha kuko nubundi mfasha nawe wifasha kuko urugo n'urwacu sibyo kandi amafaranga nitwe zagira akamaro twe guseba. Mudamu ageze arabyemera, madamu arabyemera anje amubwira ati se tuzatangira ryari, ati uyu munsi ahubwo tugende kugira ngo amafaranga bayampe dushake n'inzu twimuka direct tutagiye kwandavura. Hanyuma byarangiye gute anje ndakumva umugabo yaragiye ajyana umugore we bamukira muhereza amafaranga umugore baramusigarana arabyumva aragiye icyumweru cya mbere umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane nabaje umugabo nose wumvaga umeze uti kurya muvuga ati umugore wanyu bamuriho hamwe ati vesti birababaza ariko ntacyo ndabonaga abana banje nkabone barishimye barimo kurya basuye mu mashuri ubuzima ariko akora nikabura nkavuga ntibura muriho tu sinasinziraga ntakubeshye vesti iki cyumweru cyose sinyose gishira sinasinziraga. Ikibazo cyavutse ni ikihe shuti bakunzi ba City Radio ngira ngo mujye mugira umuntu inama wanje kubikira ngira ngo abafite ubwenge bwibuka neza mwatangiye gutamufata kugafata nk'agafilime mbega no kugakina kandi atari filime n'ibintu byabayeho hano kagugu. Anje cyumweru cyarashize ngurataha aza asa neza umugabo yamukora shopping ngera muri salo aza atari wa mugore umugabo yarasanzwe azi yarahindutse completely yena mwemere n'akazi muri company ye hamwe ati wowe nzakugira chef w'abakozi banje bose nzaje guhemba 400 ariko uzakomeza unyiteho tutitaye kuri zira komisiyo cyangwa se umugabo ntiyabyemeye ntago azabitindaho yabonye amafaranga. Anje umugabo yamagaye umugore ati se sheri ko ya minsi 7 yanjye ugeze hehe ndati ndaje yewe ndaje ndati se no kumbwira hari nkumbuye ndati kumukumbura iki se ni washese se himvuye mu kazi. Mugabo ati vesti yaje yarahindutse yarabaye undi mugore ubwiza bwe bwari bukabije bite no kumugura umugabo amushyizemo amafaranga amugura imyenda ntari kubasha kumugurira inkweto zidasanzwe undi nawe azazamuye ibiciro abwira umugabo ngatumva mugabo mukora ati sheri nari gukumbuye icyumweru cyose uriya baramuha ariko nanjye byibura ngira imwe nangire ukuntu ngenza. Mugura ati reka nuva ntameze neza n'ibindi umunsi wa mbere wa kabiri sheri wampaye umugore atereka wabarinjuwemo n'iriya atuswe nura mugabo ameze atararyoshye ati ya nkarishije yankora idasaza unkorera yankore bla yangira ibi n'ibi umugabo atarako umugore mwiza uretse kunkomeretsa ko nabikoze kugira ngo bidutabare none urampinutse ndatisha mbabarira. Ikibazo gihari uyu munsi wa none neki umugore afite akazi umugabo nta kazi afite akorera mu boss kandi bararyamana mutana n'imodoka igihe cyose ashakiye. Umugabo nta jambo ko nta kazi aragaburirwa bavuye muri ya nzu bajya mu ndi nzu ihenze uwo mukire n'uyishyura. Umugabo aricaye umugore ubyo kujya mu kazi yataka amubwira ngo kutogeje abana. Umugabo ati se ntidufite umukozi ubuse bakoresheje homework nayo bakoresheje kuki bageze igihe batararyama tatagoseshe n'inyo bibaza uri umugore n'urugo haryo ngo mugeza saa 4 saa 5 mukire mu kazi akazi kageze amasaha uretse ndasa ko mu kabari ni gute kudatakana ngo wite ku bantu ndati twumvikane mba navunitse
nagiye gushaka ibitunga urugo nawe ujye usigaye mu gukora ibindi byose ntuzambwire ngo kuki rero umugabo amubwira ati Vesti nimufashe ateze amatwi ikiganiro simuvuze ndamumva nzamuvumba ati ko agasuzuro kandeze ko umutima ugiye guturika kandi nabikoze kugira ngo tute ese narahubutse ese nakoze amakosa ese mwangaya nimungire inama ati mungire inama